Yes, bakunzi ba Kamanzi Official nanjye kubasuhuza cyane mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga twibanda kuri Pi Network ndetse na Ruby Network. Turongera kwibutsa abantu yuko kumayininga Pi Network unyura kuri Kamanzi Official ukareba ikiganiro nimero 148 kikagufasha kuregistaringa muri Pi Network kuko biracyashoboka ntago barabihagarika. Kumayininga Ruby Network unyura kuri Kamanzi Official ukareba ikiganiro nimero 219 kikagufasha kumayininga Ruby Network. Tuzagenda rero kandi tubagezaho n'ukuntu buzuza ibindi byangombwa byose bitandukanye uhereye aho bihera bikageza aho bisoreza mu gihe kitarambiranye. Turatangira kubibagezaho kugira ngo buri wese ajye byikorera aho ari. Niyo mpamvu tubabwira gukora subscribe kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu nimukureho bishinge kugira ngo mudacikwa n'ibiganiro. Murabona ko twatangiye kubagezaho ibiganiro bibiri ku munsi nibura, amakuru yo ni menshi ntabwo twayarangiza. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo tubadondosheho buri munsi nibura ikiganiro kimwe cyangwa se bibiri bitewe n'amakuru ahari. Uyu munsi rero turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Turitegura itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Tariki 14 rero hari iki? Tariki 14 hateganijwe ibintu bitatu. Icyambere, muri Dubai hateganijwe inama yitwa Vision 2049. Izaba yiga ku ikoranabuhanga rijyanye na blockchain technology ndetse na artificial intelligence. Si ibyo gusa kandi icya kabiri hazaba hari inama, hazatangira inama mpuzamahanga kuri blockchain, artificial intelligence ndetse na ecosystem izabera muri University ya University of Toronto Entrepreneurship muri Canada. Izitabirwa n'abantu barenga ibihumbi 15. Izatangira rero ku itariki 14 kugeza ku itariki 16. Hanyuma ikazitabirwa kandi na Dr. Nicholas Kokaris by'umwihariko wa Pi Network. Turaje turabaho urutonde nkuko tugiye kubabwira mu ngingo z'ingenzi. Ikindi gikorwa giteganijwe gikomeye cyane ni itangazo rikomeye cyane Pi Core Team izatangaza ecosystem announcement. Itangazo rizatangazwa ejo. Baduteguje ko hazatangarizwamo ikintu gikomeye cyane. Ibi rero turabihuza n'inama izaba ejo, izabera i Toronto muri Canada, izatangira izamara iminsi 3. Tugiye kubabwira iki rero. Amakuru yacaracaye hirya no hino avuga ku bizaba ejo. Hanyuma hakaba ibizatangazwa muri Pi Network bikaba bifitanye isano n'inama izabera muri Canada izamara iminsi 3. Akaba ari ikintu gikomeye tutaramenya ngo niki, ariko mu bivugwa twavuzemo byinshi ntabwo tubigarukaho, ahubwo tugiye kureba nyirizina. Ingingo nyamukuru idutaranyije hano no kureba niki kizateranya iyi nama mu buryo mu ngingo z'ingenzi zizaba zigize iyi nama, ni bande bazayitabira, kuki inama izaterana twahabonye ni bande muri bamwe mu bazayitabira, abantu bafitemo amazina aremereye bazayitabira ni bandi. Nirwo rutonde tugiye kubagezaho. Katubanze turebe kubera iki iyi nama izagira gute izaba. Nicyo cyambere twagombye kureba. Inama amakuru aravuga yuko iyi nama, amakuru aragaragaza ko ari uruhare rw'ingenzi Pi Network muri iyi nama izafata muri conference cyangwa se muri consensus 2025 cyangwa se 2025. Ndetse amakuru akavuga ko atari ukwigisha gusa Pi nyine, kuzaba yigisha gusa, ahubwo ari n'uburyo bwo guhuza abantu, kugirana umubano ndetse no gushyira Pi Network mu bigo bikomeye aho ahafatirwa ibyemezo bitandukanye. Dore iby'ingenzi rero bizaba cyangwa se bigize aya makuru y'ingenzi agize ibizaba biri muri iyi nama. Icyambere ni uguhuza abantu, icya kabiri ni ugukorana kw'ama ecosystem, icya gatatu kwitabira kw'abakuru b'ibigo, imiryango by'abazaba bitabiriye iyi nama. Icya kane ni kunoza icyizere. Icya gatanu ni ugusangira ibitekerezo. Duhereye ku cyambere
cyo guhuza aya abantu intego y'inama ya consensus 2025 cyangwa se 2025 naho abantu bazahurira bakagirana umubano n'abayobozi cyangwa se ibiganiro birimo n'umubano n'abayobozi bakomeye mu ikoranabuhanga, bagakorana n'abashoramari ndetse bakagaragaza ko PAI itari mu rugendo rwateguwe gusa, ahubwo igeze ku rwego rwo kuzamuka cyangwa se ku rwego rwo hejuru. Ku kijyanye no gukorana kwa ma ecosystem, ni ahantu heza ho gutangiza ecosystem cyangwa se bimwe mu bikorwa bikorwa muri ecosystem, kandi hakubakwa icyizere no kubona ukwiyemeza ko ku rwego mpuzamahanga. Icya gatatu, kwitabira kw'abakuru b'ibigo, imiryango n'abandi bavuga ari kumvikana. Muri iyi nama hazitabira ibigo bikomeye birimo Google Cloud, Amazon Web Services, Mastercard, Visa, hamwe n'abashinzwe blockchain nka Ethereum ndetse na Bitcoin. Bityo bigaragaza cyane umwanya PAI network ifite. Hanyuma dukomeje icya kane, ni ukunoza icyizere. Ibizava muri consensus 2025 bizakomeza kuba ingirakamaro mu kubaka icyizere, kwagura imikoranire n'ubushobozi bwa PAI network mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Naho icya gatanu kijyanye no gusangira ibitekerezo, hazahurira abantu batandukanye, hazabaho kandi guhuza ibitekerezo bizagira ingaruka nziza mu iterambere ry'ikoranabuhanga no mu mahame y'ubukungu muri rusange. Hanyuma ibyo twiteze cyangwa se ibyo dutegereje, ibi bizaba intandaro y'ibihe byiza kuri PAI network, bityo abategura ibikorwa bagomba kwitegura kugira ishyaka no kuba maso, kuko ibizavamo bizagira ingaruka nziza ku rwego rwa PAI network. Barabwira rero abapayoniya bati nimukomereze aho. PAI network izaba iri hamwe n'ibigo by'ingenzi. Ibi rero bikazatuma ibarizwa mu bahatanira isoko ryo hejuru rikorana n'ibigo by'ikoranabuhanga rigezweho. Yego, ibi ni ikimenyetso cy'ubufatanye n'ubushakashatsi mu rugendo ruganisha ku bukungu burimo ubushobozi bwinshi. Aya ni amakuru bagenda baduha. Dusoza amakuru avuga ku gikorwa kizaba ejo muri iyo nama y'i Toronto muri Canada. Tugomba kwitegura, cyane cyane abapayoniya nibo barimo kubwirwa, tugomba kwitegura kugira ngo dushyireho umusanzu cyangwa se uruhare rwacu, kuko consensus 2025 izaba igikoresho cy'ingenzi mu gutuma PAI network ikomeza kumenyekana no kugira uruhare mu iterambere ry'ikoranabuhanga n'ubukungu buteganya cyangwa se bwubaka bw'uyu munsi n'ejo hazaza. Ngayo nguko rero, hari wenda umuntu yanabasomera urutonde nyirizina twihuse, urutonde rw'ibigo bimwe na bimwe, imiryango, abavuga ari kumvikana, murumvamo amazina yihariye y'abazitabira iyo nama. Reka tuyave muzingo mwumve ari nacyo turi busorezeho. Hari Tech and Cloud Giants, ibigo by'ikoranabuhanga harimo Google Cloud, hakamo Amazon Web Services, AWS, IBM, Salesforce, Oracle, Microsoft, Azure. Previous consensus events izi ngizi zari zarazikoze.
hanyuma kandi mu bijyanye na financial and payment leaders ibigo by'imari ndetse n'imyishyuranire n'abayobozi harimo Mastercard, hakabamo Visa, hakabamo JP Morgan, hakabamo Goldman Sachs, hakabamo PayPal, hakabamo Sako ya nyiri icunga USDC ubwo ni United States Dollars Coin, hakabamo Stripe, hakabamo Revolt. Hanyuma ku bijyanye na blockchain titans harimo Ethereum Foundation, hakabamo Bitcoin Core contributors, hakabamo Polygon Matic cyangwa se MATIC, hakabamo Chainlink, hakabamo Solana, hakabamo Ripe ya XRP, hakabamo Cardano ya IOHK, hakabamo Stellar ya XLM, hakabamo Cosmos, hakabamo Filecoin, hakabamo Aptos, hakabamo Arbitrum. Hanyuma rero kubijyanye abarebana na crypto exchanges and wallet providers harimo Coinbase, hakabamo Binance, hakabamo Kraken, hakabamo OKX, hakabamo Bytegate, hakabamo Gemini, hakabamo Ledger, hakabamo Trezor, hakabamo MetaMask, hakabamo Trust Wallet. Hanyuma ku bijyanye na media and communication ubwo ni itangazamakuru n'itumanaho harimo Bloomberg, hakabamo Reuters, hakabamo Forbes, hakabamo CoinDesk, ari nayo izaba ari MC za hostinga iyo consensus izayobora, hakabamo Cointelegraph, hakabamo Decrypt, hanyuma hakabamo Yahoo Finance. Hanyuma ku bijyanye na web 3 artificial intelligence ndetse na metaverse innovators harimo open artificial intelligence prior engagement, hakabamo Meta ya Facebook bacunga Facebook Reality Labs, hakabamo iyi ngiyi ni Anmoca Brands, hakabamo Unity, hakabamo Nvidia, hakabamo The Sandbox, hakabamo na Decentraland. Hanyuma hakaza bijyanye na global policy, ibwo ni bijyanye n'amahame mategeko, global policy and regulatory bodies, inzego zishinzwe amategeko, amabwiriza, uburyo bizagenda amabwiriza ibyo byose n'amategeko bigenderaho kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ku rwego rumwe kuko biri muri financial za nzego zose twabonye. Participating in forum harimo urwego rwa Leta Zunze za Amerika rwa SEC rujyanye n'iby'ama cryptocurrency, representatives abaruhagarariye, hakabamo abasesenguzi inzobere za IMF, International Monetary Fund, ikigega mpuzamahanga cy'imari, inzobere zacyo, hakabamo World Economic Forum delegates abazaba bahagarariye iriya World Economic Forum, hakabamo Central Banks representatives abahagarariye amabanki makuru mu bihugu byabo, ku bihugu bya Nigeria, Singapore ndetse na Brazil. Dusoza influential speakers and public figures, ni ukuvuga ngo abavuga ari kumvikana ndetse nabo mu nzego za leta. Ayo no amazina yihari harimo Dr. Nicholas Kokaris wa Pi Network, hakabamo Eric Trump, hakabamo Kathy Wood wa Ark Invest akayubwato, hakabamo Michael Saylor wa MicroStrategy, hakabamo Balaji Siwat Srinivasan wa Tech Entrepreneur, hakabamo CZ wa Binance founder washinze Binance cyangwa, hakabamo Vitalik Buterin wa Ethereum co-founder, hanyuma hakabamo umwe mu bashinze Ethereum,
hakabamo wa nyuma ni Laura Shin, abo ni abavuga kumvikana abakomakomeye, wa podcast yitwa Unchained. Ngayo nguko rero aba nibo tubonye bakomakomeye bazitabira kandi bakagira uruhare muri iyi nama izamara iminsi 3. Amakuru rero turakomeza kuyabakurikiranira hafi 5 kuri 5 tuyabagezaho uko bishoboka kose, tubabereye maso. Mukande subscribe abatarayikora, abasigaye ufite ikibazo wandike muri comment, niba ari kishima niba ari kigirote cyunenga buri kimwe cyose, hanyuma mukande like kandi murasharing iyo nkuru igere no ku bandi, asigaye mugubwe neza. Turi kumwe, ciao ciao.